Umuhuza YASIPI TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Uyu munsi rero turi kumwe n'aba batumirwa bacu uyu munsi ku Muhuza YASIPI TV. Mbanje gushimira mwebwe mwakoze subscribe, namwe mutarayikora mbabwira ati muyikore kugira mujye mudukurikirana 5 kuri 5. Uyu mwanya rero mbere yuko tujya mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nabanza ngakira umutumirwa wacu SINZUKOMBAYE. Yes, ibisanzwe ni wa muhungu wanyu w'umukomedian SINZUKOMBAYE pressure cyangwa umwatiri wabitinga ibintu byose biba ku isi. Yes, kugira ngo muramuzi nta bindi. Kandi mbanze gushimira abantu bose bakoze subscribe kuri YouTube channel yitwa SINZUKOMBAYE TV show. Imana ikomeze bamera agafanta k'igihumbi karahaje. Yego kabisa. Twakire nura mutumirwa wacu nawe inshuti yawe. Turakorana kabisa kuri YouTube channel turi kumwe. Ntubona ukuntu nawe ni umuntu wabigize umwuga yarakamijije. Ntabwo njye mubona. Ndamubona. Abafana bacu ndabashukuje cyane kuri SINZUKOMBAYE TV show. Yes. Nanjye banyita Daddy. Mpamvu banyita Daddy ni ukubera ko ndi Daddy koko. Bakunda kunyita Daddy kubera ko nkunda abana kamemo. Nkaba n'inshuti zabo. Turi gukora ikiganiro bita umuhuza. Uyu munsi nahuje inshuti zitandukanye. Yes. Cyane yanjye rimenyere waba pastor abakozi b'Imana batandukanye nazanya abastar. Erega no pastor n'abastar. Na abastar cyane. None zo wese SINZUKOMBAYE ubusanzwe usengereho. Ubusanzwe tutagiye mu bintu byinshi ngendo mu ADPG. Gusa nyine sinde wa muntu nyine tujya gusenga buri gihe buri ku cyumweru. Igihe tunano nasenga kandi mbanze neza ko Imana yabyumvishe. Kuko buriya ikintu ntajya makanya Imana. Nimba ngiye mu kazi ngavuga ati Imana rero uyu munsi nsize mu rugo imbabura itari kwaka. Mbabarira uyu munsi nsanga imbabura yatse. Nasanga yabikoze ubwo si niki wanganya Imana. Oya ntacyo. Kabisa ubwo rero nuko nguko babimeze. Iba yabikoze cyane. Yego. Ndadenga kunda abana. Njye nkunda abana cyane ariko nabanyina nabo. Mubumbarize nimba Nabo nabanyina nabo ndabakunda kubera yuko ababyeyi n'abantu bakomeye cyane. Kenshi na kenshi iyo usanze umubyeyi yagufuriye ugasanga umubyeyi yagutekeye ipantaro yateye ipasi biba ari ibintu by'agaciro ngira ngo urabizi nawe. Ukuntu uba wambaye nawe biba bigaragara nk'umuntu rwose ufite gahunda ufite cyangwa nanjye urambona cyangwa madamu aba yabyitayeho. Ufite madamu kenshi ya danje. Niko ufite madamu. Madamu bagomba kuba n'ababebe. N'ababebe bavuga ibyana ba pasiteri mwebwe ntabwo muba mubizi. Ntabwo tonde ako mumumbarize nimba akunda avuza aba mama. Nimba akunda aba mama b'abana be cyangwa akunda aba mama b'abana b'abandi. Oya je ntabwo nkunda aba mama b'abana banjye. Nkunda aba mama b'abana bose. Yo nakavuze. Niko bimeze. Muri make ubwo na mama wanjye uramukunda. Ndamwanga se ari cyo mfa. Birabaye. Rero ngewe nk'uko nabatumiye iyi channel ni Umuhuza YASIPI TV iyobokamana. Mbere yuko tujya mu kiganiro tugiye kugirana numva nabanza gusenga Imana tukiragiza Imana. Yes, ibintu byose ni Imana. Kuba turiho ni Imana nawe urabizi. Yes, burya no kuba umusitari ntabwo aba umusitari udashima Imana. Kandi no kuba umupasiteri ntabwo aba umupasiteri udashima Imana. Cyambere no kwiragiza Imana. Yego. Imana ishime cyane. Rero reka twubahe Imana dusenge. Yes. Imana turagushimya no ku Muhuza YASIPI TV ko watwohereje abatumirwa icyo n'ikibi cyawe. Dusengeye abagiye gukurikirana ikiganiro tugiye kugirana kugira ngo ubane nabo natwe tugiye kugikora ubane natwe kandi tuyoborwe nawe kandi ubibuke twebwe dushaka uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi rero muravana mwongeye kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ko twamwakiriye kuva kera. Ntabwo uyu munsi byatunanira. Mwamwakiriye kuva zamani. Yes, ariko hagati aho ngaho n'abantu badukurikiranye rero. Hari abantu bora batumvikira Rwanda neza. Reka mbabwire mu kandi mu rundi rurimi. Ariko rero benshi bajya bibaza nimba waravukiye mu Rwanda cyangwa uri umunyamerika. Nanjye ngiye kubibaza. Okay, hagati aho twasenze mu Kinyarwanda kubera hari n'abantu batumva Ikinyarwanda neza. Bumva izindi ndimi. Yes, reka mbabwire rero ati
ya yolinda la pala kadale sele la chukalinda la kadale la bangale la tungulo mala chenetele tana la chungala la manena zingele la tana la pungula na chilide la dikala mala kada Jesus yo mala kata ful mala kada kadinda dande la mala kata solo mala kata yule mala kadale solo kabla chala Jesus wanda amen. 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 Iryo sengesho ni iriwe. Rino sengesho rero riramfasha cyane. Buri twese murabizi tubeshejweho na mbabarira. Umunyabyaha arakosa, Imana imbabarire. Umuntu yakora ikintu kibi gihambaye, Imana imbabarire. Ubwo rero hagati aho yes, hagati aho rero niyo mpamvu mbacishaho kano gasengesho karanyubaka gakubiyemo ibyo bintu byose mvuze. Nanjye nubwo dukora ntabwo njya muri iryo sengesho ryaryo ahubwo nzashinduka bananyishe cyane. Nzajya kumva numve bananyishe. Uzajya kubona ubone yagutayemo. Ibyo bintu sinjya mbyumva twumva turi kumwe na SINZUKOMBAYE nkumva ibintu. Nimba ari mu kilatini ari mu gifaransa ntabwo aransobanurira neza ariko uko byagenda kose umuntu bari kumwe n'Imana. None se dade njya nkubona muri filime ya SINZUKOMBAYE ukina yenyine ntereta uteri ndumutera naribyo bajya Warakamesheje. ukina utereta mu busanzwe bagutereta ibyana n'ubundi no mu buzima busanzwe n'ubundi mbayeho ntereta ibyana. Ntiwabyumvise akunda abamama bataraba umwana we nawe urabyumva nyine. nabyumvise. Okay, uyu munsi rero ndi kumwe nawe ukina filime. Yes. Watangiye gukina filime ryari? So njyewe natangiye gukina filime maze karitsiye ndabyibuka. Ubundi 2013 nakinaga comedy. Ntangiye gukina filime guhera 2017. Nibwo nangiye gukina filime, ubundi mbere hose nakinaga comedy kugira ngo mwarabibonye ko naritsinga. Ubundi ngiye biragoranye kubona ndi guseka. Mu rugo iwanjye mba nabikajije byadanje. Abantu bose bazi ko SINZUKOMBAYE mu buzima busanzwe atajya aseka. Babwire ko n'impamvu twagize channel bita SINZUKOMBAYE niyo tubikoze tuba tuzi ko tutabaye. Niyo turi kubikora tuba twumva tutazi ko tubaye. Ko njye mu buzima busanzwe n'ikibazo kimbayeho mba numva ntazi ko mbaye. Ariko se ubundi amazina yawe bwite nayahe? Yes, ubundi ngiye mu busanzwe nitwe izabikora byose n'Imana. Izabikora byose n'Imana. Ni ari kwirangamo. Uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Indimi zose uzirimo kandi noneho hanako ngiye nabanje kugira ngo n'umukongomani. Oya ndi umunyarwanda gusa nyine nuko nabashije kubana n'abantu bavuga indimi nyinshi cyane. Abundi ndi umunyarwanda kabisa, ndi umuturarwanda wakamejeje. Niwe rero ngeze ikibazo cy'amatsiko cyangwa nziza akabazo k'amatsiko. Uri umupapa, uri umusiribateri. Icyo kibazo sobaretse nkaza kukikubwirira inyuma ya kamera. Kubera okay, ndi umupapa kabisa, ndi umupapa ubyemera. Tujya kwivuga. Nyine niyo nagira nyine nkagira ako ndi umupapa. Yes. Hari ukuntu bigira wacerenge. Rero Imana ishimwe cyane. Rero dufite ikiganiro cy'uyu munsi gifite teme ivuga ngo ukuri. Kandi noneho ni ikiganiro kiri kuri channel yawe yitwa SINZUKOMBAYE show. Yes. Nagira ngo utuganire kuri icyo kiganiro cyitwa ukuri. Nanjye mwakire ku muhuza YASIPI TV udusobanurira uko kuri. Ikiganiro cyitwa ukuri rero ikintu cyatumye ngitangira. Ngiye nagitangiye ngira ngo njye ndebera hamwe n'abanyarwanda batuye u Rwanda. Buri wese ashobora kwibaza n'izi kiganiro cyitwa ukuri ni ukuye kuri ni ibiki kandi nawe niko bivuze urubyibaza. Yes, urabona rero impamvu nashyize iki kiganiro cyitwa ukuri bashaka nyine ko tuvugisha ukuri muri iki kiganiro nyine nimba tubyinjiyemo tukabyinjiramo nta kubeshya guhari. Ambobwo rero ikiganiro cyitwa ukuri kiba gishingiyemo ibi ngibi. Ingo turebera hamwe impamvu ingo zisenyuka. Ugasanga ushatse umugore amezi 2 yonyine ishwi ayari ukaba mwatandukanye. Ugasanga ngewe ubwanjye ntirese umukobwa cyumweru kimwe turabana. Mu kubana ibikurikiraho mu rugo bivuge ko twateretanye icyumweru kimwe ntubimbaze. Yes, impamvu rero ngewe nashyizeho ikiganiro cyitwa ukuri kugira ngo tujye turebera hamwe ibintu biba mu ngo z'abantu muri rusange. Akora SINZUKOMBAYE
Agomba kubivuga ndakwihorera. Aya Mbishyire hanze uyu munsi. Agiye kumvuguruza. Ibintu byose mbishyire hanze guhera ku murongo. Ibiki? Aho bivuga. Ntufite umugore? Ndamufite. Hari iminsi 10 mwatarekanye. Ngiye twamaranye igihe. Ntagiye. Twamaranye. Impamvu muhora mushwana no kubera kumwe amara mike. Madamu wanjye ntabwo tuya dushwana. Reka. Kuko ngiye ndi umuntu nimba nzi aho byapfiriye nzi kubikosora. So nshobora kuba natsize mu rugo dushwana. Saa sita natangiye muri pause mvuye mu kazi. Nkajyana akabomba kakasenkani ka Big Daddy. Ako konyine agatuma umugore wanjye agihita twiyunga. Ngiye mbifiteho mbikosorera naho mbyiki. Kongera mukabihuza. Cyane tukabihuza. Banza ngiye impamvu nkunda abantu bafite abana batari abanjye. Ari ukubera ko ntajya mbasha kubihuza. Singaho. Ntabwo ugihuza. N'uje mu rugo ntagamba ari iminota 2 kubera ko ntabwo twahuza. Kugira ngo nkunda ibintu byo kurya. Singaho. Ubwo je usanze ndetse inyama twanabiparika. Ntabwo yabacinje. Wabiterwa ko ubishyize hasi. Niyo wazanga ndi ku meza ndakubwira ati ubiretse burekeye aho ngaho. Ntabwo biba. Ejo naze vugana n'umuntu umukecuru yimye abantu igiko. Cyakawubu. Arangije giterura abashitsi baje tagiteruraho. Agishyira hasi ngo kitabirira muzibo. Ajya kuganiriza abashyitsi. Dore nimwe wasanga ngira ku ruwundi. Reka nanjye mpishije inyama niyo waba wingenze ukize ku isahane. Ndamubwira ati yewe tuzavuga neza ahubwo ndi kwihuta. Kuko ku nyama napfuye. Ntabwo byava. Maze ibyo babwiye. Uyazira nahinda. Daddy ntago abeshye. Kandi nimba avuze inyama ni ku biryo byose kuko icyo nzi neza nuko ikiro cy'akawunga kirahenda. Nk'ubu ikiro kiba kiri kunyita bitewe n'umubyibuho mba afite. Ikiro cy'akawunga kiryoha umuntu ntago abeshye. Nuvuga ngo ubu wariye ariko rero hagati aho ngaho mbere y'ibintu byose. Ejo bundi nabonye amashusho yanyu kugira ngo mwari muri nk'amahantu muri boîte. Ubyina. Nabonye musigaye muri n'abahanzi. Umuziki nabonye ndatuze. Ugize ishati gutyo hita nibuka ko nabonye amashusho yanyu. Hari indirimbo dufite nyinshi cyane ziri muri studio. Hari n'ebyiri ziri hanze. Gusa nawe nyine dushaka kuzajya tubivanga nyine nawe gukina filime byose. Gusa ntabwo ziragera hanze ngo tuzikorere video. Kubereka impano gusa amawodiyo arahari. Kabisa hariyo hari mfite yitwa inzira ndende. Oya ni hip hop guys. Nawe narakubonye. Iyo nzira ndende nanjye ndimo. Inzira ndende z'umuziki tuzibamo umunsi ku wundi nuko bwije uko bukora. Umuntu ntabwo bari mu mirongo neza ariko imiziki bihari. Nese ko ubona gufata imikandara hariya ni comedy nyine twari turi gukina haramu. Nahise mwashutingira byose. Tuba turi abanyarwenya kabisa twahatwitse twahashumitse. Umuntu ushaka nko kudutumira twaza kujya muri anniversaire mu bukwe se abantu bose dushaka kubatwika ibintu bikagenda neza. N'abapasiteri barega nabo bakeneye ibintu bihindura ibyabo. Abadukeneye abasitari. Mugakenera n'abasitari nyine nabo tukahagera tukahatwika. Ese ubogeza ngo hari ubwo ukeneye kumva ijambo ry'Imana kuva kwa kugeza ku wundi wa mbere. Ukeneye no kumva amajwi yacu cyane. Ejo nibwo noze nganira n'umuntu turimo tuvuga ati kubera iki mu bukwe abantu tuba turi abakristo bagaso mu rusengero. Noneho umuntu yakoresheje ubukwe ari umuririmbyi ari umuvugabutumwa ari pasiteri akazana abahanzi b'abasitari kugira ngo nyine bigende neza cyane. Nuko nawe ari wowe nawe wakugira we waduhamagara tugomba gutwika. Nzababwira ati nimuze mutwike ngiye kujya mbafasha gushaka ibintu. Urabona buriya mu buzima hari ukuntu umuntu abaho akagira indirimbo akunda. Ndetse nk'ubu uzagira anniversaire y'umwana wawe ushaka umuhanzi nyine zo performing iwawe wahamagara nk'indirimbo uzi basi yashimisha umwana wawe. Wenda urugero ngewe ndaririmba ukaze neza kamikazi niwe nashyize mu mutima wanjye nzagukunda iteka ryose sinzigera nkwanga bakunyangisha bose nzabakatira nkwereka ko ari wowe number 1 mu mutima wanjye. Iyo ndirimbo wayumvise. Noneho n'undi azaririmbe indirimbo nyine y'umwana aho ngaho uzahamagara. Oya babureze madamu arampamagaye.
we karame sheri amakara singaho oya rwose amafaranga y'amakara ibyo niba byashize mu ihangane hakundi byagenda uretse nta biceri mfite da dore nuko nguko amata y'umwana n'ikiweriweri kingiki ni bya bindi kandi bavuga kugira ngo asaba n'ikiweriweri ntabwo bivuyemo dore nuko nyine mutunze nagiye kuri pasiteri amasengesho nayo arakora wayambabarira rwose reba ukuntu ubu yaranja niyo wareba hari uwo bita ntuza David ntabwo abura amacagwa mu kavuga wayababuretse gahunda ziba zikemuka sawa sawa abambaza yo guhaha zibumva nakoze ntacyo wasize abagabo nk'aba bagasiga siyo yavuga ko narasibo wasize hari icyana turi kumwe muri iyi biza nicyo kiri kumara amafaranga umugore nawe naramwibagiye ubu ngubu kuko icyana cyaramumpugije neza neza pe turagusengera kuko kuri rero turi kuganiraho niko tugiye kuvuga oya marabye niko tugiye kuvuga urumva kuko icyo cyana niyo nyibonye kuko nanjye urayita mvuga ati guhera ku wa mbere nkora umuceri ngura inusu mu rugo ikiro nkijyana ku mukobwa iwawe ugura inusu ikiro ku mukobwa iwawe uhaha ibijumba inyama ku mukobwa uwo mukobwa ateye neza kure umugore wanjye namuzanye nigeze mbiteho uko niko kuri nyine byaragutungura byarantunguye kuko naje gutekereza nsanga nawe narabye icyo cyana turasohokana muri black and white tukajya he hose tukarya umuziki tukananira akenshi nsinyana nataha mu rugo iwawe uvuga ngo hari ejo ni mwari muri kumwe urugo wanjye sinjya mpata reka SINZUKOMBAYE agabeshya da tugiye kumugira inama niko nicyo cyanzanye n'ubundi kuri kwa kuri ariko bijya bishoboka ko mwampa ukuri ku buryo nshobora kwita ku muryango wanjye ukaba bimeze neza atari ikintu cya mbere tuba tugomba kurebera hamwe rero nk'abanyarwanda ni ukureba ntese nimba ndi gutereta umukobwa tukabasha guhita tubana mu kwezi kumwe ukwezi kumwe byakunda ko naba amenye umukobwa ngiye gushaka cyangwa ngiye yaba amenye ese ukabanza ukareba ese nimushaka mu rugo bizagenda neza ingeso ze nzaba nzizi cyangwa imico ye byari ibintu umuntu aba agomba kubanza kureba kuko impamvu nazo ikiganiro kuri cyo kubona ukabona ndashatse ejo turatandukanye rero ngira ngo tuganireho kuko byanze bikunze hari ibintu byinshi ngenda mbona biba apana ibi ngibi nyine ndi kuvuga by'amagambo mba mvuga ibyo nabonye umugabo arabyutse mu gitondo agiye koga umugore ari he aracyaryamye ari kuri chat ari muri telefone amwe murabizi nyine ndagiye n'urugero nyine kanivugeho ndagenda karabye ndaje ndisize mfashe ipantaro ndayimanuye nsanga nta pasi wenda inshingano z'umugore murabyumva ahubwo we nimba ugira imana ukayimanura iteye iyo pasi wowe urumva ko washatse neza iyo bintu byatumye ntandukana n'umugore wanjye n'ibyo ngibyo birimo uretse nshaka ko turebera hamwe impamvu yabiteye kugira ngo mutandukanye noneho ipantaro ndayimanuye ndayambaye wenda ntiteye ipasi kandi inshingano z'umugore wenda ntiteye ipasi yo kwita nyine ku mugabo ndambaye umugore ntaryamye ndasohotse mu gihe nkinguye urugi rwo kuri salo n'urugero umugore aharyamye telefone ishyize hasi ngo se sheri kugiye nta breakfast fasha mu gitondo ako kanya mu bwonko bwanjye buzahita buzenguruka nza n'uburakari mite mutuka kuko nagiye koga aryamye ndambara andeba butabonye inkingo yakibuka ko ngomba gufata breakfast ya mu gitondo kandi ari inshingano z'abizi neza ako kanya rero target mu bwonko nimba mvuye mu rugo ndakaye dushwanye ntabwo nzagera hanze ngo mpure n'aka gakobwa kameze neza kuri warenge ubundi ngaca amazi kanyitaho ntabwo nzamuca amazi nibyo mbavuga nanjye n'ibyo bintu byamuye mu rugo nabonye hari abakobwa baba bari hano hanze bazi gutanga keya ku buryo umukobwa ushobora kugiye ugasanga amazi yashyushye arahari yateguye neza umureti spesiyale ukavuga ati ndashatse naribeshye niyo mpamvu rero kenshi na kenshi muhita mubihindura ugasanga ikiro cy'umuceri uragura yaga n'icy'umunani wowe uheruka guhaha icy'umunani ugasanga umuceri w'icy'umunani niwo ujya ku mwana ugutaho neza ugufashe wandi ukamuzana w'icyatatu inusu noneho ibyo wabibona kuri uwo mukobwa wenda yagiye koga gutegura utuzi dushyushye uvuyeyo araguhanaguye arakwambitse inkweto wajya gusohoka sheri ugira akazi keza ibyo byose warenga umuryango uvuye kuri uwo mukobwa wundi ukwitaho ukibuka ibyo umugore wawe ukorera amazi muri dushe urayijyanira
wamubaza nese amazi ari hehe reba mwidomoro iby'imireko ukabura abandi ngo duko zitahanaguye nawe uzihanagura urumva ese nta n'icyayi gihari twitusingira wagicometse urambwira nubana n'umugore gutyo ukajya ugera hanze uzajya ubura gukora bareka ncere ntabwo ujyaho bakwita cyane rwose. none se abagabo bo nta nshingano batuzuza yes ntabwo byabura njye ndeba ku mpande zombi urabona ubundi nicyo bita ukuri natwe tuba twaje twashyize mu murongo neza ngo tubisesengure ntabwo uzahera ku wa mbere umugore utamuha keya abagore hari ukuntu bajya bamenyera nabi akaba akugatisha rinyoza ibirenge hari igihe wenda se abatwite hari igihe wenda se abagukeneye ariko nawe ugasanga uri kumwirengagiza ku mpamvu runaka ibyo bintu rero bitabiteguye neza ngo umugore umuhe keya nk'uko bigombwa umufashe kurera uwo mwana nimba mwarabyaye n'impanga ni handi ntago azakuba azahora gusuzugura muzahora mupingana nawe uzahora muri bya byana nk'uko mbibora mu gihe byananiye kubivamo naniyakiriye rwose ntabwo turamusengera arabivamo turagusengera kuko hano waje umuhuza turaguhuza n'umugore wawe mwongere mucakirane wongere bane nkoyo wongere tubane ubwo uramushinja afata gandu ubwo nawe rero ariko nanjye bigasimba namugandukiye aganda nahura na cya cyana kigira abacerenge nkaba nyine nkaba ariko usibye kubeshya ubundi ku isi yose ubundi hari umuntu wigeze asenga Imana yo mu ijuru ngagira icyo abona ntabwo bibaho ambo hagati aho rero wari ikintu wari ukomojeho ngo abagabo natwe niturishyashya cyane yes natwe niturishyashya ngiye mvuga ku mpande zombi kandi ni kukuri ufashe umukobwa murakundanye yajyaga muri saro buri cyumweru afite umusatsi ugera ubwo umugongo hahandi muzajya muhura ngo yoshe my love ufite umusatsi mwiza inzara dore zigera iriye murabanye uteye imibare umusatsi buri cyumweru ajyana y'icumi inzara 10 si 20 harimo agafuka k'umuceri tayari ntazasubirayo mu mutima wawe umugore tayari ugize ute uramwogoshesheje amugizaga mwadeperi urumva umukobwa mu bintu atigeze umwambitse y'amajipo yarumbiye mu bintu atigeze biratigeze urugero amenye wamushatse yiyambara za jipo nyine mini unyumve neza kandi ikintu ganiro turimo wamushatse yambara za jipo za mini wibuke ko rero n'umpamvu wamumenye ukumva uramukunze ukaramata ko ukumva uramukunze umugejeje mu rugo ya mata gukora ko wayabonye udashaka abandi bayabona umwambitse ibintu bigera he ku birenge urumva ikibazo ahantu kiri we ni hamwe ahura n'umuntu urabona hari nk'abantu baba bafite amafaranga abasaza b'iki gihe nibo basigaye biri ibyana cyane yahura n'umusaza akamubwira amafaranga agenda yafite abasaza iyo bafite amafaranga barakwiye kukikoreramo ni handi uzajya umubona mu rugo kabiri nawe akakubona kabiri ugasanga n'umuntu urugo ruri kugenda rusenyuka gake ugasanga urugo rwarahenutse muhise mutandukana hajemo divorce rero ibyo bintu ni kubirebera hamwe ukareba ukibaza ngo bipfira hehe ese n'icyo umuntu yakora kugira ngo abane n'uwe nk'uko bigomba twari cyo cyatuza ba papa babana n'ubu baracyabana ntabwo batandukana ariko twebwe turazishinga insoresore murataretana iminsi 2, 3, 4 ngo mushakanye mute none se ubuze ushatse icyo ubundi ikintu kijyanye urabona abantu benshi basigaye batandukana n'ikintu kijyanye n'imitungo nk'ubu ngubu ngewe ngashaka umukobwa mukurikiyeho amafaranga yes namugeraho ngasanga ntayo cyangwa se wenda twamenyanye ayagira twamara kubana akabura cyangwa se nawe uri umusore mukabana abona uri umubosi ufite n'amafaranga wenda ufite n'imodoka ugendamo ariko wenda ari akazi waranamubeshya ko abantu benshi barabeshyanya kugira ngo umugere ukavuga ati umukobwa kugira ngo utsindire ni ugukoresha ikinyoma turi mukuri cyane ukuri ngo munsobanurire uko kuri aho hose kuko havamo imbogamizi zituma umuntu agirana ibibazo n'undi ariho n'andi usanga umugejeje mu rugo yirirwa aryamye noneho ugasanga mumenyanye mu mezi 2, 3 mwese mubana kandi sinzi uko mbaye urabona wowe nta nubwo wamaranye nawe igihe muteta ni urugero ariko ko njye nabikubwiye twararambanye ubwo n'ubango dadi we rero ubwo ntagiye reka we ni bibi ngende nk'ako kaya n'ubundi iyo nkuzanye nkabona ushaka kugira nkanaha inyama nkabona ushaka kurya 3 ntararya n'imwe
n'ubundi duhita tubidivorce. wari wasura SINZUKOMBAYE we mu rugo? SINZUKOMBAYE nayo bitewe n'imirire ye ntabwo napfa kujyayo, ntabwo twahuza. Ntabwo twahuza, nawe nshobora kujyayo ugasanga hari indi mico afite itari myiza, wenda dushobora guhura tugakoresha iyo komande, ariko ntabwo nagiye wiwe. uze kumubwira akwereke profile ye cyangwa se akwereke stati ye, wewe umuntu uriho. Okay, noneho nyine kuri biriya twarimo tuvugaho byerekeranye n'umukobwa, nari nkubwira ati umukobwa akabura mwogoshesheje kubera ko wamaze kubona ubwiza bwe ugashaka kumushyira mu rugo ngo ntazongere gusohoka, ukamufungirana ukamwambika bya bintu nakubwiye bigera ku birenge, yanasohoka agiye guhaha ukabona yabaye undi muntu. Twahoreye wa mugore wa SINZUKOMBAYE yaracupiye, ubwo ni abagore bagenzi be ukuntu disi bashakanye arakuye, ukuntu yabaye kwego kongse buriya Mana yanjye, umaze nawe umusatsi yawukuyeho nazanzara araziciye. Ibyo byagera kuri wa mugore ubwonko bugatokora. Iyo ari umugore ufite ubwonko bworoshye nawe ahita ashaka kumva kuko kari ntabwo yita yibaza impamvu ibintu byabayeho, wahita yumva ko wamwangije cyane. Kandi koko nibyo ntabwo ababeshye, kuko umugore ntabwo umushaka ngo umuzanye umufungirane cyangwa igikoresho, ntabwo ari igikoresho ubushatse. Umugore ubundi umugore ubundi bajya bavuga ngo umufatanyabikorwa, ijambo umugore urumva ntabwo ari igikoresho ubuza nyine umuntu ubuje kukunganira mu byakunaniye. Kuko nimba najyaga mbyuka nkahita niruka nsize ubujiji budasashe byongera kubaho, agomba kumfasha nyine n'umufasha nashatse. Urumva nimba natekerezaga ati amafaranga 50 ko nyabonye nyakoresha iki, yese agomba kumfasha, niwe mugore mfite agomba kumfasha gutanekereza icyo tugomba kuyakoresha. Ntabwo ari igikoresho mba nazana, ariko ntabwo ari kwa kundi nkanjye wigira mu byarangiye nayo se nkayo wowe wararangiye, wabaye ikibori, yabaye yararangiye nayo se nkana mbwa tuyakoze icyo tizani kwikaze yabye sinkimuvuga izani inkoko zani turagorora turahera agahita arangiye, aho biraza gukunda turagorora ndakwereka turagorora birakunda. None ukambwira ngo urwo rugo numuzana gutyo ukamucupiza gutyo muzahurira he? N'umucupiza rero nibyo navugaga, ejo hakagira umuntu bahura biganye kuva zamani ngo Yesu we bwabwiza bwagiye hese, ngo ya matayise yagiye, ako kanya azahita amwumvisha uburyo agomba kongera kwambara za jipo yajyaga yambara ngufi yongera agaragare neza. Uwo muntu namutama ibishora akamugurira imyenda yifuza, bya bikanzu byawe agahita abijugunya hariya, kwa kuntu uzajya utaha mu rugo avuga ngo se sheri kuno guhamagaye telefone nifata wari mu biki, ariko si itegeko ko kwitaba. Wajya guzuka mubwira ngo se sheri kutanyitaba, usheri ngo nuko ntabwo nari nyifite, ariko uratashye ntabwo ari itegeko ko kwitaba. Ariko ukanya wowe mugabo rero tuvuga atari cyahindutse nushaka ibyo ngo cyane niba watawe bisanga ku meza ibiryo uragenda ubisange mu nkono. ubundi bajya bavuga ngo iyo umugabo ahaha mu rugo bamwita ngo dade. Ariko waza kandi ikindi kintu ubyibuka, nimba uri umupapa ugataha nta biswi utahanye cyangwa umugati, urumva icyo gihe uzamenye ko abana uzasanga baryamye. Cyo ni cyerekana umugabo utahana akantu nk'ubu nkanjye mu rugo abana ntabwo bajya baryama, kuko kaba kabiswi kaba kabombo ndagatahana na saa yine baba bazitegereje dade. Akagira ibyo ntiwabikwiriye ubinzana wowe rega wararangiye sinabikubwiye nawe wararangiye. Ibintu by'imigati mbageneyemo ibintu byinshi, ibintu by'imigati ntabwo ari ibintu by'amagati asanga kirimo ibintu byinshi n'amagati bita numva nagura n'ibintu cyane tugaho akonye kuko ufite byashaka kugira ngo abana bankunde banyiyumvemo, ugomba kujyana kandi agakenshi na kenshi burya iyo umugabo yahashye mu rugo bamwita dadi cyane rwose. ati ukumva nk'umwana ati Suzana jya gukingurira dadaraje cyane, ariko iyo utahaje ujya kumva nyumvira cyaso kiraje rero urebe cyaso cyane. None se ko hari n'abadadi abapapa mubahiriza izo nshingano, ariko n'ubundi ugasanga nta jambo bafite. Yewe ndabazi kenshi na kenshi bituruka uko wamenyereje umugore. Nimba umugore n'undi mwaratangiye mwubahana, iryo zina dadi rikazamuka mutangiye mwubahana, n'ubundi ntabwo rizigera rivaho. Nimba noneho bazajya bari kwita ari uko wazanye abanyamafaranga tayari wabaye ikiborigore mu byarangiye bahinze umuriro. Ariko rero hari n'abapapa bahaha bamara guhaha ariko ntibatange keya. Guhaha no gutanga keya ni ibintu bibiri biri diferente. Icyo ndacyumva nanjye. Akenshi na kenshi ntabwo bikunda kubaho ku muntu ufata keya hanze ariko yagera mu rugo ugasanga arananiwe. Ariko ni gute ugasanga ariko ntabwo azi gutanga keya.
rego uriya mugore uba ushatse rwari ikintu mutazi urumva uriya mugore ushatse ntabwo umuzanye ngo arye iwabo yaryaga yanywaga yarebaga televiziyo iwabo asanze na sonete kugira karabaye aho kuryama no kumusambi uryama no kumusambi abapasiteri bashaka ko motokiza ari uri musambi barawuze bopfukamo bari gusenga ntabwo barawuzi n'umukeka ntabwo bakibugumbuze musambi ngewe muzi kera mu cyaro muri 2000 na kangahe niho najyaga nkoresha matora zitaraza uri kumva gute ufata umugore ukamuzana ukamuhereza ibyo kurya amanyama ukamuhahira ukajya mu muhanda induka yikwega ngo gende umugabo nahashye nta kintu uba wakoze kirasi cyo cyamuzanye binogerezwa mu buriri banze noze byo mu buriri ibyo kurya mwarya n'amapera mukarya n'imyembe byose mu ibyo kurya rwose arakarimbo yaje nkunda kera ka makoni koshwe waririmbye ngo sinzi mukazi Himbo mokonze mujyane nuhasara ry'Mana mutekereje ako karirimbo ari kintu kajya kanyibutse niyo mwaba mumeze gute ako mufite urukundo wamuhaye keke nahantu mutaryamye ko bimeze wamuhaye cyane rwose kuno bundi aramuzana ukamubwira ati rero sheri nta kintu mfite ni ugushakisha akaza mukabanza mukagura amatora mwava kuri matora mukagura isafuriya ubuzima mukabwubakana ubundi ibyo byose bidahari mufitanye urukundo nta kintu na kimwe kitigera gikora hari n'umupapa ubura agakora bya bintu byose twavugaga kuko turaje n'ubundi tujye kubata no umupapa ugasanga password cyangwa se na telefone no muri douche arayijyana urimo urabyumva aho ngaho ni hahandi umumama azayibagirwa gato yagiye muri douche ukabona umugabo neza nko kurenge yawe kora umugore aje yirukanka muri douche yambaye isume ngo papa Diodone ngakira ngo some no message yajya kuyifata ngo hoya ngo yisome nyifashe wajya gusoma agahita avuga ngo ngaho mbwira ukuntu umuntu wanditseho busheri yagiye mu mihango ngo mbwira umuntu inyama zijya muri mu mihango uyu muntu usomye ngo urumujye uduha inyama gute yagiye mu mihango kandi aduha inyama ugasanga yanditseho ngo akaboga gakenera cyane gute ibintu ntabwo biba byumvikana cyangwa ngo ishuri ngo uyu ni tugitirisi w'ikigo gute nyine hari ukuntu dufata utuzina ku bimwe yavuga nyine agakunda mama atari abana ukawufata nk'izina ry'umukobwa witwa Diane leta yandikaho Viseni noneho umukobwa yabigwaho wenda yakwandikiye ngo shere ko nkumbuye gusohoka tuzasohoka ryari ese nk'uyu Viseni ashaka ko musohoka muzasohoka ryari ariko nk'umugore ababibona asanga ikibazo cyane ntabwo Viseni yakwandika ibintu bya sheri wahita ako kanya amenye ibyari ni handi mujya ku meza ugasanga madamu cyane sheri oya babarira sheri sinabonye wowe wise ngo Viseni yandika ngo sheri ku buryo yandika amagambo za shushu be duhurire nahe ngaho nimugende muhure n'ako kaboga kawe ugasanga ni ibintu usanga nimugoroba urataha ugasanga umugore mu buriri yagiye yigize gutya cyane wahinura akavuga ati agahita ahindukira akimerera umwana akamushyira agataha buriya telefone wayigurisha mukongera mukishangira njye na telefone nayimena ariko buriya igihe ikintu cyatuma nta cyangwa se makimwe ukayimuhereza ukamubwira ati rero sheri nimba ibintu ari urwego bigezeho iyi telefone buyifashe ubu uzajya guhamagara jya umubwira ko ntahari aho ngaho ashobora kuguha icyizere gikeya gituma mwongera mugasubira uko mwari mumeze buriya abagore ni ikintu cyoroha abagore ni ikintu cyoroha cyane rwose hari n'abawutwaye neza njye uwanjye mushyira ka kabombo nakubwiye tukiyunga neza akamfungurira n'inkweto bikaba bimeze neza ariko rimwe nawe nzabasura tuba tugomba kubasura tuzabasure tugende turebe izo bombo atanga izari ariko wenda agiye mushaka kunsengera nkazamubona mu rusengero ariko sinzi ko nabireka biriya bintu iyo mbikoze mpita numva ntazi uko mbaye none se ubundi mwahuriye uriya mwabana nimba ari uburaya navuga nimba ari yakoraga uburaya sinakubeshye turahura nyine nkumva sinzi uko mbaye ngahita mugira ariko rero sinzi uko mbaye iryo zina iryo jambo sinzi uko mbaye ubundi mwabikuye umuntu kenshi na kenshi wakundaga kubigira ukumva ntuzi uko njyewe dore ukuntu ya zina ngiye ryaje yewe igihe kimwe hari umukobwa twakundanaga yakundaga kuza agahita agira ko akundi agupfuka mu maso aturutse inyuma urabizi wafora ndindi
urabizi biriya bintu ubwo twakundanaga rimwe rero gusa nyine byaje kubaho ntabwo byakunze ko dukomeza nyine n'ibindi bindi umukobwa yaraje aramfata gutya arambaza ngo fora ndinde ndamuyoberwa mfata ku kuboko dukomo yambaraga umukobwa ndamuyoberwa ndaje ndavuga ngo simbizi ahita anzi imbere ngo sheri ngo koko ntabwo nzi ngo sheri ngo basi urumva umeze ute ndiruhutse amakuru sinzi uko mbaye nta zina ryavuye wahise wumva amashanyarazi azamutse mu mubiri amakuru sinzi uko mbaye cyane rwose bibaze ko ubuze umuntu umaranye imyaka n'imyaka ariko ukamuyobera wumva utazi uko ubaye noneho dusubiye mu kiganiro cyacu ni iki cyakorwa tugana ku musozo ikintu cyakorwa rero kugira ngo ibintu bigende bijye neza mu buryo bice mu buryo dukoresha ukuri sibyo tubane nabo twashatse neza twavuze ku bamama tuvuga ku bapapa reka tugaruke ku bamama ho gatoya wowe mu mama uri kunkurikira uri kumbona neza uri kumva amagambo ndi kuvuga nimba uzi neza ko umugabo wawe agiye gutaha untege amatwi 11:00 n'urugero umugabo wawe arataha nicyo gihe atahira 12:00 zuzuye urumva akaba ari mu rugo mbere yuko ataha mbere y'iminota nka 40 yuko ataha banza ujye muri dushe ukarabe witunganye neza nurangiza ugende wambara akantu k'akenda kari sexy unyumve neza uhita uva muri bya bikanzu uriye wambaye umunsi wose byo mu bishingwe rero ujyana kwahirira inka numara kwambara ku kantu kari sexy harimo abagabo tuba dukeneye keya tuba dukeneye keya njye ntabwo nzirirwa ndi kuri mashini indwara no kugira ngo imbabura yake nze nongere ndware n'ibikanzu bigera ku maguru cyane reka ngomba kuza agasanga wambaye akantu kari sexy noneho kagaragaza ko cyane nanjye icyo kintu kiba kindinda kuza kureba ba bandi bari inyuma noneho numara kwambara ako kantu k'akajipo kari sexy nyine ninkomanga uzaza gukingura wambaye ako gakanzu njye ubwanjye nzabona ko ntaho utandukaniye na ba bakobwa niriwe mbona mu kazi bambaye twatuntu ariko nukomeza kwambara bya birumbe uri wambaye umunsi wose ukaza kunkingurira wikaraga aribyo byikubita utoze ufite uburimiro bwo mu murima nzagufata nk'undi muntu sinzanakugira satima urumva ko ni ukuri genda kubwiza abantu nakugira satima gute kuko mpita nongera nkagirira ibyaba abandi twirirwanye ariko nuza wambaye ka kamini kantu nyine nakubwiye ukaza ukamfungurira inkweto umbaza ngo shere mu kazi byagenze gute iya matako yose azaba ari hanze uzaba uri kwereka umugabo wawe uzahita ngira iki amarangamutima bizatuma yibagirwa ibyo yiriwe abona ku kazi unibaze stress ukuremo inkweto unkuriremo ishati shere nari ngukumbuye unyambire wambaye twatuntu nakubwiye nyine turi sexy tayari nguhikeya tujye mu cyumba tayari birangire kuko uzabuzwa wambaye bya bintu uzakugira satima gute abaye atadufite ntabwo bibaho byabaho guteze hari igihe umugabo uwo ukeneraho umuntu w'umudamu ye uko ushaka ko azajya yitwara ariko uko ushaka ko azajya yambara cyangwa se uburyo ushakamo uzajya umubonamo atabifite kandi nawe utanabimukoreye uvuga ati dore nagukoreye iki n'iki uko ibyo nakoze utabikora kugira ngo ibyo uri kubibwira abantu babifite ariko ntabwo baba batabibasha nitwo tubyica no kuba iyo wumvikana na madamu wawe mukeneye guhuza no muri ibyo bintu bibikeneye mushaka kubyumvikana mukara uburyo mwabishakamo burya niyo mwaba muhingira amafaranga 800 cyangwa 1000 hari uburyo mwabikoramo twatuntu tukabona kugira ngo ibyishimo bye mu rugo bibe bihari kandi ikindi nanone ikindi nibutsa abamama badukurikiye mwige guteka igihe umugore umuhereza amafaranga ati genda uhawe ugasanga kunda niyo yambere azanye ibimene by'inyanya urumva ugasanga afashe ibidodera akase nk'ukatira inka nk'ibyamanjwari bige guteka utekere umugabo neza uyu mugabo yaha umugore 2,000 ntahahe uyu ntamuhahira ibyo yamubwiye bavuga cyane uzatureba icyakorwa no kuvuga ngo turi kureba icyakorwa iga guteka bige guteka neza bibe bice ariko bitetse neza hagati aho wavuze ngo nabwiye ababifite abatabifiteho nitwe tubyica nimba nkunda umukobwa njye umutima wanjye ufite ibintu nkunda ngomba kukubwira ngo njyewe tumenya njyewe ndawambara amapantaro
njye buriya rero mubwire kare reka tubyice. Njye buriya rero sinkunda ibintu bijyanye n'amapantaro. Wankundira sheri wanjye ukagerageza ukambara amajipo. Sheri rero nta majipo ngira, ubwo nyine tuzayagura. Nese basi wakunda ko byakunda ko uzayakunda ukajya uyambara. Ayo abonetse wayambara. Nta kibazo. Tayari rero ugomba kubikora iki? Ugomba kumugurira ibyo ashaka kugira ngo anezeze ibyifuzo byawe. Yes. Ari ukuntu waba ubikunda ntumubwire ngo abyambare. Ariko buriya abagabo tugira defu nanone yo kumva ko ushobora kurya ibiryo biza muri resitora, wagera mu rugo iwawe ugasanga madamu yatetse ugahita ubitera ishoti, ukavuga ati watetse nabi kubera ko mwumva mu nda imeze neza. Birya bintu nabyo bibabaza abadamu ngo waciye ahandi. Nkanjye kubera ko niba ngira gutyo ngenda ugasanga batetse neza kurenza wawe. Niyo mpamvu baba mwige guteka, ariko mwige no kuganiriza abagabo banyu bahahe neza. Ubona ibyo uteka byiza nawe ubiteke neza biryohe, umugabo wawe umutegure neza, mwubaka urugo nk'uko bigomba kubakwa. Ibintu byo gushwanashwana ntabwo biba ari byiza, bituma nta terambere rigera hagati yanyu na jigitari. Ariko hari ikintu mwirengagiza, ariko muri foto mu bwonko bwanyu mukibagirwa ikintu kimwe gusa. Mbona mwakibagiwe kandi nacyo cy'ingenzi gifite akamaro. Abagore baragowe, tujye tubimenya. Umugore akora imirimo ikomeye kandi ivunanye mu rugo. Ubu tuvugana ushobora gusigara mu rugo, umugore wawe yataha akabona wakoze pe, ariko umugore umusiga mu rugo. Wataha saa yita uje kurya ugasanga nibwo ari gufatisha imbabura n'urugero nta gaze mufite. Wareba ugasanga imyenda iracyari mwibaza, ukibaza ko uyu mugore afite mu bwonko habara neza yakoze iki ku buryo usanga ibyo biba bitarashya. Kandi buriya ufite nka kamera wo kareba imirimo aba yakoze, yikoza aha akikoza aha, akazi kaba kari mu rugo ni kenshi cyane. Ari ikintu wibagiwe rero ni iki ngiki, uwo mugore azateka izo mvange, wamusigiye yo guhaha inyama yange kuzitera. Yibagaho inyama se ntazo wamusigiye. Ejo bundi mperutse kumva hari umugabo turanye hariya inyuma yo kwa Karol, urabona hajya mu gikari hari amanegisi ya ntuza, yuriya mugabo bita David ajya amuzigira 2,000 akavuga ati nkeneye kurya inyama, ibirayi bivanze n'amakaroni, ifiriti, umuceri. Ikiro ubwabyo kibirayi kigura ngahe? Note yabahe 2. Note 2. Ukibaza uwo muntu ibintu urumva byashoboka? Ni uguhakaza umugore, kumuha ibintu bibarika cyangwa ugenda ubihahe ubizana biteke. Byose birashoboka kujya mu bwira ibyo ukeneye kurya kandi mu mafaranga. Kandi abagabo tuzikora, uzabwisigira inote ya 2 umugore ngo wavemo ibyo bintu byose akubagira imbeba. Yayikubagira da. Yayiba kugira umugabo wanjye tudashwana, ikamubagira amafaranga ahura avuga ko ashaka inyama n'imbwa niyo nabona akaguru kawe nakabana cyane rwose. Ariko umugabo wanjye ndamuzi ninamutekera inyama aranyicura, yarakabura agahekenya akayitega akayasumu yapfa cyane. Nawe urumva ko bitoroshye. Rero dusoza ikiganiro cyacu, kuko iki ni ikiganiro ngiye nabatumemo cy'igice cya mbere cy'ukuri. Nzabatumira no mu gice cya kabiri tuganire no, kuko mu macako tuzaganira n'igihe umupapa aba afite abana benshi mu rugo cyane, noneho akaba arakunze umugore, zakaya umugore yakamuhaye akaba ari mu bana. Ibyo bintu tuzaganira mu kiganiro cy'igice cya kabiri. Ariko ubu kano kanya dusoza, uyu mugabo ni inama wamugira? Yesu, uyu mugabo inama namugira, Imana yo mu ijuru nimutabare, kuko ahantu ari kugana ni mwirimbukiro. Wowe ahantu uri kugana niho Satani ashaka, basigerageza ugana aho Imana ishaka. Uze twambikeho ibiganza, wumve bari abamama ukunda batari abana bawe na mama arimo kumva wasanga mwarahuye simbizi. Hinduka kabisa, ubwo wasanga arimo abakecuru cyane. Ni uruvangavange, nk'uko ujya kuri gushaka kugira ngo harimo izo mu nda, izo mu mutwe n'izo mu matwi zose cyane. Hinduka rero, nicyo kintu cya mbere twakubwira. Nimba ufite umugore mwashakanye, se mufitanye umwana ko tutakubajije? Ibyo wibimbaza ntashaka kubivuga, ariko sinzi uko cyonze nuko ry'ibyana. Dusoza, wagiriye abamama inama, abagabo ntawe babagiriye? Yego se, mba navuze byinshi. Gira abagabo nabo inama. Bagabo rero nanjye ndivuga, ariko ndi umugabo.
agataho rero ikintu tugomba gukora kugira ngo ingo zacu zidasubira inyuma ni iki ngiki. Nimba urashatse umugore umukunze, komeza umukunde. Kandi namwe basore bari gushaka kubaka ingo, nimba ukundanye n'umukobwa gerageza murambane mbere yo gushakana, kuko ntuzi ngo uri kumushakaho iki nawe ngo ari kugushakaho iki. Gute wifata ugashaka umugore mumaranye ukwezi kumwe mumenyanye, ubuze ari mu ntoki, ubuze afitiye imico, yarakuze gute. Reka abagore hari igihe tubagora, ugasanga umugore wawe yakuze nta rukundo rw'ababyeyi abona, atarigeze ateteshwa n'umunsi n'umwe, wenda yarakuze ari imfubyi, wowe ugashaka ngo aguteteshe umuteteshe, ibyo ntabyo yigeze abona. Ibyo ni kuvuga rero, banza umenye umuntu mugiye kubana uko yavutse, umenye ko uzajya umutwara, yanga iki akunda iki, yanga iki akunda iki. Urumva nk'ubu ngiye hari umugabo duturanye bamaranye imyaka 3 n'umugore we, ariko umugore we yananiye kumenya icyo umugabo we yanga neza neza. Urumva nimba abwiye umugore we ati sinshaka kujya ishwi ntabyumva, umugore arafata inzira agenda. Namwe badamu mbagarukeho, mugerageze mwumvire abagabo banyu. Haranditse ngo guhazwa kwanyu kuzasorezwa kuki? Ku mugabo. Ibyifuzo byanyu ni ku mugabo. Umugore niba afite miliyoni 10, nyumve neza, nta gihumbi cy'umugabo ari kubonamo, ntagashobora kunyurwa. Ariko nabona muri asenye n'abagore bagira defo, nushaka umugore afite amafaranga ntabwo ugomba kugira ijambo mu rugo. Ibyo bintu ndabizi. Iyo umugore afite amafaranga ntabwo ushobora kugura ipantaro ngo ufate ibihumbi 10. Noneho yari umugore ukunda amafaranga cyane gufata ibihumbi 10 ngo ugure ipantaro biba bigoye. Noneho iyo mwigeze gushwanaho byo biba ari ibintu bibi cyane, urundi rwego. Amafaranga yaba ari ku ikofi yiwe, ngo ati se jewe nimba turi gukora mu rugo ndi umugabo, ese ndi umugore, ese ndi umukozi, niyo n'abandi umukozi nahemba. Ibyo nibyo nabwiraga by'amakimbirane rero ngira ngo muganireho. Ese gute umugore n'umugabo bakora business, umugore akagira amafaranga ye nawe ukagira yawe, ni ukubera iki? Gute mutashyira hamwe? Nimba mucuruza nka botike ni urugero, ugute amafaranga ahantu muyanaga nyine mu kabogisi ari ahantu hamwe, wakenera bibiri ukayakuramo. Icya mbere kitwicaro ntabwo ukizi, ni ubwumvikane buke tugira. Nshatsemo bibiri ugati sheri, ubu ngubu tuvugana nkeneye bibiri, byo kwabuze iki? Nkamubwira ntabwo yanyangira. Ariko kenshi bitewe n'igihe turimo hari igihe uvuga ati ibi bibiri ngiye kwegura bando, ariko iyo umugore wabonye amafaranga y'imuvunye cyangwa se arayiwe, ngaho utekereza ikintu wabwira umugore. Ibihumbi 2 biguze banga ahita barakavuga ngo bando ni ibyo bibiri, harimo amakara, hari ikirega abagore bafite mu mutwe muti tuje tubimenye cyane. Gute se wambwira ngo arakwemera kuyafata? Ariko iyo yumvise ari ikintu cy'ingenzi mwakiganiriyeho, kandi ubya kenshi na kenshi abagore n'umugabo baganira ugiye gucya saa 10. Kandi uzasanga urubyiruko ruri gushaka muri iki gihe rutabitekerejeho, ruhita rusenya kubera ibyo ngibyo. Bantu bangira inshuti zanjye nyine kabisa, nuko ikiganiro cyari kimeze. Nizere ko ibintu mugiye kubikurikirana neza, mukajya mukurikirana ikiganiro cyitwa kuri SINZUKOMBAYE TV show, mukongera mukagaruka ku MUHUZA YASIPI TV show, ubundi ibintu bikagenda neza. Abamama mwumvise ko mugomba gukosora, abapapa namwe basore muri gushaka, namwe muri gushaka, banzu umenye ngo si umugabo ugiye gushaka ubundi anywa inzoga, ngaho ari ukuntu nshaka kuza nkiyorobeka nakoreka ko nanywa inzoga ndi umugabo, tugahita dushakana mu kwezi kumwe, namara kugushyira mu rugo kubera ko nzi ko nagushatse iwanyu baragusigiye amasambu y'umugore, nkahita nywa inzoga noneho nkazinywa zikananyica cyane. Ugatangira mukagurisha mwarasezeye. Yes, gatanya zikabanza umenye ngo uyu muntu ateye ate, ameze ate, ibintu bigende neza, mumbabarire. Yes, twubaka u Rwanda rwacu aho turugana, aho turi kugana tuhagire heza, twe kuhagira habi. Ibintu by'inzangano ubwo gikajya kumva ejo kana kayisha umugore, ejo nundi yisha umugabo, nta mujya mubyumva ku mateleviziyo TV bitwereka ahantu hose. Kuri BTN kubona umugore yisha umugabo yamutemye, kwa muganga murababona. Ibyo tubyirengagiza, tubyiriye. Yisha umwana, umwana yisha umubyeyi. Bimwe ushaka kutwirinda, n'ababyeyi barya bonyine nabo bisubireho. Harimo umubyeyi ushaka kugurisha isamba kumva ko umwana yabaye igisanga, yabaye ikirara, ni handi usanga yakwisha bicaye kabisa. Rero turabakunda cyane, reka tugaruke ubutaha. Imana ibamere umugisha, tubibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yitwa SINZUKOMBAYE TV show. Muzajya musangaho ibintu byinshi byiza cyane, n'abakinnyi b'amafilime mu mwakunze cyane.
yes amakomedi menshi cyane bagiye bibuka ko na pastor aba yabashyiriye amasengesho yes mwongere mugane inshuti yanjye nongere nkubwire bamenye ko pastor nawe aba yashyize akoze yasonyibutse ibuye agomba kubasengera wibuke nimba ugeze kuri YouTube channel yanditseho umuhuza YASIPI TV show kora subscribe share kubikora kwigendera rega nta kintu bitwaye n'ubundi baba babirebye wariha n'abandi nawe kuyimuha akayiha pasiteri ni umukozi w'Imana kandi tutirengagije ko hazajya hacaho n'ibindi bintu byinshi cyane ntabwo ari amasengesho gusa ibiganiro amafilime byose bigiye kujya bica kuri YouTube channel tw'umuhuza YASIPI TV show kabisa asante sana ciao thank you ikiganiro kwa dufite twebwe muri tereme yacu y'abakristo turimo duhugurana yes no guhugurana abatandukanye tukabahuza dore oya wimbwiye turamuhuza agomba kuvana cyane bakumvikana turamuhuza kode iravamo byanze bikunze turamuhuza bo mwakoze kuba nanjye mu kiganiro yes asante sana Imana ibaho umugisha ariko ushatse wadusengera ryasengesho ryawe yes ayurinda lekalanda chile ya maolabo kandela katakalando mbole kanda chikende kala takala kolela chikende dashoke omori kende ala Jesus edela marakata kala kalma kata Zimbabwe la from la Kenya marakata sele from Rwanda ndikede chamle takala marakata lo choje salamati amen Imana ibahe kabisa thank you